Mu gihe abamisiyoneri bazaga basanze abanyafurika bafite ubutaka mu gihe bo bari bafite Bibiliya. Batwigisha gusenga dufunze amaso, igihe dufunguye amaso dusanga dufite Bibiliya, bo bafite ubutaka. Mu by'ukuri uyu munsi ntabwo nzi aho ndi butangirire cyangwa ndi busohoreze, ariko icyo nzi neza ni uko ndi busiga umubare w'impapuro ndabitse imbere wunyujijemo amaso. Ndimo ndibaza niba twatangiriye inkuru dusenga cyangwa turirimba. Uhisemo iki? Ndabizi uhise utekereza uti udahereye ku isengesho nahita mfunga interineti nkiryamira. Nubwo ntari umuvugabutumwa wabigize umwuga, ariko reka dutangirane n'isengesho zikorera ububafashe. Satani duteza ubukene igomba kurimbuka. Satani duteza ubujura. Satani duteza imyuka mibi duhindura ingona. Satani ituma tudashyigikira umurimo w'Imana mu mafaranga. Igomba kurimbuka tukayishingura, maze tugatera ibiti by'amahwa hejuru y'imva yayo. Haleluya. Mbere yo kwinjira muri iki gitabo rero, kamere ku banditsi baryohewe n'umuti w'ikaramu bakibagirwa kongera utuzi mu bitekerezo by'umunsi banditse, bakisanga ku ngoyi nk'umusizi ngurusi wasize igisigo cyitwa urugo rwije imbaga, agira ati: Nyagasani nkwereka urundi rugo rugiye gushyira iherezo ku rwawe urutsembe rugikubita. Ahangaha yagaragazaga amakosa umwami yari akoze yo kwimika Rutarindwa akamuha umugabekazi w'umutsindirano witwa Kanjogera, kandi yari afite umuhungu we witwa Musinga. Maze Rwabugira agira ati: si ugusiga noneho urasebanyije. Mu kwisegura ngo Urusi yasize ikindi gisigo yise ndi umuyoboke w'abami, ashaka kuvuga kadahabanya n'ibitekerezo by'umwami, ahubwo abishyigikiye. Ibi ntibitandukanye cyane n'ibyabaye kuri Ngurusi, dore ko Ngugi wa Thiong'o afatanyije na Ngugi wa Mili batawe muri yombi nyuma y'ibyumweru 6 basohoye ikinamico banditse mu mwaka w'1977 bise I Will Marry When I Want, kuko harimo amagambo atarishimiwe n'abanyepolitike muri icyo gihe. Baza kurekurwa mu 1978 ubwo Daniel Arap Moi yajyaga ku butegetsi. Ubundi se ko kuvuga ari ugutaruka Ngugi wa Thiong'o ni muntu ki? Ngugi wa Thiong'o ni umunyakenya wavutse ku wa 5 Mutarama 1932. Uyu musaza w'imyaka 87 ntiwamurambura ku mpapuro ngo ahakwire, ahubwo katugaruke ku bikorwa bye byerekeranye n'ubuvanganzo. Mu 1964 yanditse inkuru ndende ya mbere yitwa Weep Not Child, yabimburiye izindi zanditswe mu Cyongereza mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ahabwa buruse yo kwiga masters mu Bwongereza. Igihe yari mu Bwongereza yanditse indi nkuru ndende yitwa The River Between, yayanditse mu 1965. Nyuma y'imyaka 2 asohora indi nkuru ndende yitwa A Grain of Wheat, yayisohoye mu 1967. Mu 1970 yahinduye izina yiswe n'ababyeyi rya James Ngugi, yitwa Ngugi wa Thiong'o, avuga ko adakwiye kwitwa amazina y'abakoloni. Afata n'umwanzuro wo kwandika ibindi bikorwa by'ubuvangazo mu rurimi rwa Kikuyu, ururimi yavukiyemo. Mu 1977 afatanyije na Ngugi wa Mili banditse ikinamico yitwa Ngahika Nenda, yahinduwe mu Cyongereza I Will Marry When I Want. Iyi kinamico yababaje Daniel Arap Moi wari vice perezida, ategeka ko babafunga bakabambura igitabo kirimo iyi kinamico n'ibindi bitabo bakundaga gusoma byanditswe na Vladimir Lenin, tuzagarukaho mu biganiro bitaha, Friedrich Engels ndetse na Karl Marx wacuze manifesto ya gikomuniste, wasobanuye kapitalisme nk'uburyo rusange bushingiye ku kunyunyuza rubanda rugari, bikozwe n'itsinda rito rigamije inyungu zabo bwite. Maze baza gufungurwa nyuma y'umwaka. Ngugi wa Thiong'o akiri muri gereza yanditse indi nkuru ndende yitwa Gaitani Muhalaba Ini, Devil on the Cross, n'izindi zose tutarondora.
Imvugo yamenyekanye cyane yavuzwe na perezida wa mbere wa Kenya wayoboye nyuma y'ubwigenge butuzuye ari Minisitiri w'Intebe mu 1963, nyuma bakabona ubwigenge bwuzuye ku wa 12 Ukuboza 1964, akagirwa perezida wayoboye guverinoma ya mbere ya Repubulika ya Kenya akageza mu 1978, asimburwa na Daniel Arap Moi. Uwo nta wundi usibye Jomo Kenyatta, akaba se wa Uhuru Kenyatta. Yagize ati, mu gihe abamisiyoneri bazaga basanze Abanyafurika bafite ubutaka, mu gihe bo bari bafite Bibiliya, batwigisha gusenga dufunze amaso. Igihe dufunguye amaso dusanga dufite Bibiliya, bo bafite ubutaka. Iryo jambo ribika ahantu kuko turarigarukaho dusoza iyi nkuru. Iyi kinamico itangira Kigunda n'umugore we Wangechi bari kuganira ku buryo bari buze kwakira umukire Kikoyi n'umugore we Jezebel, bibaza ikigaruye uwo mukire mu rugo rwabo, dore ko yari yaramuhakaniye kumugurisha isambu ye yafataga nk'umutungo udasanzwe yari afite. Nubwo yanganaga na R1.5, ntiyashakaga kwigurana amafaranga kuko yabonaga utuminwa ari uko yasaruye udushyimbo muri uwo murima. Muzi imyiteguro mwagiraga ubwo mwabaga mugiye kwakira umushitsi uturutse i Kigali? Mbwira uti kagira inkuru. Bakibaza impamvu umukire agenderera umukene, itsinda ry'abavugabutumwa baza bababwira ko bagomba gutanga icya-10 bagatanga umusanzu wo kubaka urusengero rwabo, dore ko abakene batari bamerewe neza muri icyo gihe. Kigunda ati, mumvira aha kuko ibintu by'amadini byari bimaze kubagera ahantu. Amadini atandukanye yahoraga basura bashakamo imisanzu yo kubaka insengero zabo. Umugore nawe yungama ati, wakwicecekeye ko haba n'idini ry'abapadiri na Bikira Mariya, Abarotodogisi b'Abagereki, abakomoka muri Amerika bose bavuga bati icya-10 ku bishyimbo cyangwa ibigori wejeje nacyo baracyakira. Kigunda akibaza ukuntu bahinga bavunitse ngo batanga imyaka yabo bajye kuyirira muri za Amerika, kandi izo nsengero zubatse ku butaka bwabo. Imyiteguro yo kwakira abashyitsi yo yari irimbanyije. Umukobwa wabo Gatoni nawe imbuga yari yayigize mutongoro yakakubi, ariko arangwa n'akagesa ababyeyi we batishimiraga ko kwigira umunebwe akamara amasaha menshi asokoza umusatsi no kwigira mwiza. Nyina ati, ko kunaniwe no kwanika ibiringiti nk'imbaraga zibe zirasimbuka, ahubwo kansinganya ngo ntiwamfasha no guhata ututuraye. Kigunda ati, abana b'iki gihe nta kinyabupfura bakigira. Mu gihe cyacu nta nubwo twatinyukaga kwatsamurira imbere y'ababyeyi bacu. Wangechi ati, nay'ubusa azashaka umugabo mbise, dore ko nta n'abagore babiri bagomba kuba mu rugo rumwe. Kigunda ati, wagize ngo abakobwa b'iki gihe baracyashaka abagabo, cyangwa bajya mu kabari baherekejwe n'abasaza bangana na base babaririmbira ngo sugar daddy sugar daddy? Yewe n'abariya bize za segonderi n'abariya bize muri za Makerere nabo bahora baririmba iyo ndirimbo sugar daddy sugar daddy. Nyuma yaho gato baza gusurwa n'inshuti yabo yitwa Gicamba n'umugore we Njoki. Gicamba yari afite ubumenyi kuri politiki kandi akagira amakenga ku batunzi ndetse nabo mu burengerazuba bw'isi, avuga ko bifatanya n'abakire kugira ngo babakandamize. Ntiyishimiraga uruhare rw'amadini y'Abanyaburayi, avuga ko ubukristo butangiye gukuraho umuco n'imisengere by'Abanyakenya. Bamaze gutaha, abashyitsi b'Imena baba barahasesekaye. Kikoyi Muhuni n'umugore we Jezebel. Bamaze gutaha, abashyitsi b'Imena baba barahasesekaye. Kikoyi Muhuni n'umugore we Jezebel. Kigunda yari afite ikibazo cy'uko Kikoyi yagiye kugarura dosiye yo kugura ubutaka bwe, ariko kubw'amayeri nk'ay'urukwavu yaciye ikibungo ngo agire ibyo yikorera, afata agakoca ashyiraho akanyama kababuye neza, ahirambika mu nzira imbeba zikunda kunyuramo, maze aho kugarura dosiye y'ubutaka amusaba gutagatifuza umubano wabo. Kigunda n'umugore we bagasezerana mu idini. Kigunda kibyumva agasukari karazamuka ati, mba ndoga data, mwanyibeshye rwose uwo si njye. Bamaze kugenda, Kigunda n'umugore we Wangechi babiganiraho, ariko ikinyama kibanga mu nda. Bavuga ko hari amahirwe bagiye gutera inyoni, dore ko umukobwa wabo Gatoni yakundanaga n'umuhungu wa Kikoyi witwa John. Ati, buriya twemeye gusezerana mu rusengero byatuma atabuza umuhungu we gushyingiranwa n'umukobwa wacu. Banzura ko bajya kureba Kikoyi bakamumenyesha ko bemeye gusezerana mu rusengero nk'uko yabibasabye.
Bataragenda Kicamba babwira ko ahubwo Kiwoyi yakagombye kuza aje kumubwira ko yongeje umushahara aho kumubwira ko agomba gusezerana. Amubwira ukuntu umubano wabo wemewe kuko babanye mu buryo Abanyakenya babigenza. Yongera kumwibutsa ukuntu abakristo bakoranye n'abanzi babo mu nkubiri yo gushaka ubwigenge. Umunyarwanda niwe wagize ati ari bumeneke ntarara mu mubiri. Bavuneye ibiti mu matwi bafata inzira ngo bajye kuvuga inkuru nziza ko intama yari yarazimiye igarutse. Bagezeyo umugore wa Kiwoyi Jezebel abakirana agasuzuguro, ntiyanemera ko basangirira ku meza. Bakibabwira ko bemeye gusezerana mu rusengero, Kiwoyi n'umugore we baranezerwa cyane. Gusa Kigunda ababwira ko ubukwe buhenze atabona amafaranga yo kubukoresha. Asaba Kiwoyi ko yamuguriza amafaranga yo kwifashisha. Maze Kiwoyi arabyanga aravuga ati umuntu ufite UPI i Kigali nako mumbabarire muri Kenya kenate, ahubwo hari umuvuno woroshye wo gufata inguzanyo muri banki ukagwatiriza ubutaka bwawe. Kigunda agabyumva bisamira hejuru. So gutegura ubukwe karahava, ngaho umutindi yanitse ntiriva, niyo rivuye risanga yaguye agacuho. Umukobwa wabo Gatoni yaje gutaha amarira ari menshi avuga ko John yamuteye inda none akaba yamwihakanye. Kigunda kibyumva tapu, ako kabazo ni toto rwose. Imiryango n'inshuti biroroshye ko sarahita byihutisha mu kabana. Kimuno mama guru berekeza kwa Kiwoyi ngo bamubwire iby'iyo nkuru. Bakimukoze iby'iyo nkuru nta gushidikanya ati iyo ndaya ngo n'umukobwa wanyashaka abanda yegekaho. Umwana wo mu batambyi ntabwo yatinyuka gukora ibyo bintu. Kigunda kibyumva kwihangana biramunanira, akura inkota mu gikondorero avuga ko itegeko rirengera umukene ari inkota. Kiwoyi yatangira kudagadwa ati ndabaha ibyo mushaka byose ariko ntimunyice, no mu rusengero mujye mufatemo ibyo mushaka, yemwe nibibyo bidahagije nemeye no kubisinyira. Kigunda w'icyari kimuraje ishinga si imitungo ahubwo yashakaga ko Kiwoyi ategeka umuhungu we John akabana n'umukobwa we. Maze umugore wa Kiwoyi Jezebel aza afite imbunda ari kumwe n'umuzamu wabo, ahita arasa Kigunda bayabangira ingata. Maze mu kwihorera Kiwoyi atuma banki yishyuza y'amafaranga igihe kitageze, ahita agura bwa butaka ku mafaranga makeya kuko yateganyaga kuhubaka uruganda afatanyije n'abashoramari b'Abanyamerika. Nyuma yo kwirukanwa mu rugo na se, Gatoni yahise ajya gushaka akazi ko kuba umuseriveri mu kabare. Mu gihe Kigunda yahoraga mu nzoga yarabaye nk'umusazi. Inshuti yabo Gicamba ababwira ko aho guhora barwana hagati yabo bakagombye gufatanya bakarwana abagabo bameze nka Kiwoyi bifatanyije n'abazungu ngo bakomeze babakandamize. Mukanguke murwanya abantu bose bababaje igihugu. Ikinamico irangira abakene bari gutegura impinduramatwara bakirenza abakire n'abazungu bakorana. Dusoza muribuka y'amagambo twatangiranye ya Jomo Kenyatta agira ati mu gihe abamisiyoneri bazaga basanze Abanyafurika bafite ubutaka mu gihe bo bari bafite Bibiliya. Batwigisha gusenga dufunze amaso, igihe dufunguye amaso dusanga dufite Bibiliya bo bafite ubutaka. Ngugi wa Thiong'o afatanyije na Ngugi wa Miri bafashe impyisi bayambika uruhu rw'intama. Ikinamico bayiha umutwe unyorosheje kugira ngo batambutse ibitekerezo byabo bishingiye kuri Marxism, byahembwe n'umugabo Karl Marx. Twavuze ko ari we wanditse manifesto y'abakomunisiti. Aba banditsi bibandaga kuri class struggle cyangwa se ihangana hagati y'impande zidahuje ubushobozi. Ibyo bitekerezo bakabitanga nta munyapolitiki ubasimbukanye. Yagaragazaga ko politiki igendera ku mahame ya capitalism ishora Abanyakenya mu kaga, ahubwo akagaragaza ko umuturambye ari ukuyoboka amahame y'abakomunisite. Kiwoyi we yavugaga ko Imana yabikoranye ubwitonzi n'ubushishozi mu gihe yaremaga umukire n'umukene kugira ngo haboneke abazajya bafasha abatunze uturimo tw'amaboko dutandukanye. Ikindi nanone yagaragaje amayeri abatunzi bakoresha mu kwigarurira imitungo y'abakene binyuze mu kubashora mu gufata amafaranga y'inguzanyo mu mabanki bagiye gukora ibikorwa bitabyara inyungu batitaye naho bazayavana. Icyo barebagaho gusa cyari ingwate gusa. Ibyo byose bakabikora bitwikiriye ijambo ry'Imana. Ku rundi ruhande
bashatse kugaragaza zimwe mu ngaruka z'iterambere rigezweho ryatumye urubyiruko rwikuraho igitutu cyo gushaka bakanagira uburenganzira bwo gushaka igihe babishakiye, mu gihe umuco wo wafataga abantu nk'ibirombe igihe babaga barengeje imyaka 20 batarashaka. Kigunda kubwo gukomeza gutsimbarara ku muco yageze aho afata inkota aranaraswa ashaka icyubahiro cy'umubyeyi wareze neza, ahatira Kiwoyi kwemera no gutegeka umuhungu we agashyingiranwa n'umukobwa we. Ku zindi ngingo naho mu biganiro bitaha.